cyane tujyane duhere muri Murera bitwaye iki duhere muri Murera cyeka duhere muri Murera murabizi ko Rayon Sports imaze gukina imikino itatu nyibibukije yakinnye na Marine banganye ubusa ku busa ikina n'Amagaju banganye ibitego 2-2 ejo bundi yatsinze Gasogi igitego 1-0 hanyuma rero igiye gukina n'ikipe ya Rutsiro ariko kandi Rayon Sports murabizi neza yuko imaze iminsi rwose idafite ubuyobozi n'abayifite nyine bari mu nzu wa cyuho kuko ntabwo baratora komite nyobozi igomba kuyobora Rayon Sports muri mwaka w'imikino Regan ejo twabonye nanone bahoze bayobora Rayon Sports bongera guhura kimwe mu bintu birimo kubahuza kugira nabo bibahuza nuko nyine Rayon Sports itarabona uyireberera bakaba rero bavuga bati ni ikipe yacu ni ikipe dukunda reka tuyireberere mu gihe itarabona rero bayireberera niryo aba bagabo bari mu bice bibiri hari abagabo bahoze bayobora Rayon bayobowe na Muvunyi aba bagabo abantu bamenye nk'abasaza b'ikipe ngiye kuba babwira manze mwumva ukuntu ari abagabo b'inkorokoro ubwo ni igice kiyobowe na Muvunyi ni abagabo bo bavuze ngo twebwe ubwo nta buyobozi buhari hakaba hari Ngoga babafata nk'umwana wabo kuko Ngoga ni Ngoga Roger ubu ari we uri kuyobora uzakoresha inama y'inteko rusange uzayitumiza kugira ngo hatorwe ubuyobozi bushya ni mwene ruterana Nyirisofaru murayizi akaba yarabaye umuyobozi bwa Rayon Sports uyu musore we w'imyaka muri 36 gutya akaba rero bamuzi neza bamuvunyi bazigiye yabatirijwe bazigiye yakomezwaga bazi ni umwana nyine ni umusore ukiri muto nagakuze cyane baravuze ati rero twe tugomba kumufasha abo bagabo bayoboye na Muvunyi rero harimo Muvunyi wabaye perezida wa Rayon niwe muyobozi mukuru abandi bafatanya nawe harimo Maître Freddy ni naho bakorera inama aho bita Juru Park hariya Rebero hakaza uwo bita Ruhamyambuga Paul yatwaye ibikombe bibiri bya shampiyona Rayon Sports yatwaye byikurikiranye mu mateka yayo nta bindi gira yatwaye bibiri byikurikiranye ariko 96 97 ibikombe bibiri bya shampiyona yatwaye byatwawe na Ruhamyambuga niwe nyiri City Plaza sibyo cyane hanyuma hari uwo bita Dr. Rwagacondo Dr. Rwagacondo Emile akaba aba muri Côte d'Ivoire niho akorera ni umuyobozi w'urwego rwa Afurika rushinzwe kurwanya malaria uyu mugabo yatwaye shampiyona yo muri kane ari perezida wa Rayon hari Tadeo yabaye vice perezida wa Rayon ubu ngubu ni umucuruzi acuruza ibijyanye n'amakaro ndetse n'imbaho hano mu Gakiriro ka Gisozi hano bita Gaciro Charles Denis yatwaye igikombe cy'amahoro 2016 atwara shampiyona 2017 niwe muntu wa mbere watsinze APR kuri finale y'igikombe cy'amahoro igitego cya Diara murabyibuka 2016 uyu mugabo yitwa Gacinya abantu baramuzi hari Prosper yabaye vice president ku bwa Gacinya ndetse no ku bwa Muvunyi ni umugabo w'umukire hari mugabo Justine ni umuyobozi cyangwa se nyiri Isango Star hari bita Maître Zitoni yabaye SG Rayon Sports wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ngo umunyamategeko uhoraho wa Rayon ni umugabo uzi kuganira cyane akabipfura yanabaye SG wa Ferwafa cyane zimwe muri saga yafashije Rayon Sports zibukwa ari muri Ferwafa harimo saga ya Jimmy Gatete ubwo bamukuraga muri Mukura ajya muri Rayon Sports icyo gihe ari muri Rayon hakaba na saga y'98 ubwo Rayon Sports yatwaye igikombe cy'amahoro idakinye finale na Kiyovu Sport uti byagenze bite icyo gihe
Rayon Sports kwa kundi hari abakinnyi urabizi ntabwo habaga bino bya TMS byo banga umukinnyi ngo araregistaringwa muri systeme nyine zitwaranabuhanga. Umukinnyi yashoboraga kuva nk'Ibukavu cyangwa nk'Igoma akaza agatera match Kigali kandi ari umukinnyi wa Virunga FC cyangwa wa Kabasha akaza agakina match Kigali none umukinnyi wari agasubira gukina shampiyona ya Kongo byarabaga cyane. Rero yabonye igeze kuri finale y'igikombe cy'amahoro iravuga ati Kiyovu rakomeye yari mukino Kiyovu ifata yitwa Sekosef no bitabulanga Arafu irabazana baje lisansi zabo zagombaga kwandikwa na SG wa Ferwafa. SG wa Ferwafa icyo gihe yari Zitoni kandi yaravuye hehe muri Rayon yahise azandika ngizabaye shampiyona igitangira nyine ubumva yarazanditse hindura amatariki nyine abaregistaringa nk'abantu banditswe kera bajya muri system bamaze kujyamo ariko ni system y'inyandiko nta computer ihari. Amaze kubikora uwari yabaregistarinze nk'abanyarwanda ngo bakomoke Cyangugu none wari president Kiyovu ni afandise Kamana yayoboye Ferwafa cyane yari arakoreye Cyangugu ayobora ingabo Cyangugu aravuga ati abantu simbazi bakina umupira he ati abantu n'abakongomani bakina muri shampiyona ya Kongo bazanye ngo badutsinde ati twe ntabwo tubemera abantu ntabwo tuzi mwakina shampiyona nta nabo tuzi higeze zagera sasendi mu Rwanda ntabwo bikunda 98 uzi ikintu cyabaye Sekamana aravuze ati nibatavaho ntabwo dukina. None wari umuyobozi wa Ferwafa afande Siza Kaizari abaza SG Zitoni ati Zitoni abantu koko n'abanyacyangugu ati cyane ufite ibyangombwa yamukubise indangamuntu za kera amukubita n'amarisanse yabo. Siza Kaizari turi n'urucabana Kiyovu ni mudakina muraterwa mpaka Kiyovu yanze gukina koko bayikubita forta 3 kubusa niyo twaye igikombe cy'amahoro idakinnye ngo nawe ari muri kote y'abamuvunya arakomeye cyane Zitoni rero bigana babiri cyane. Hari uwo bita umushimire Claude ku bwa Muvunyi yarashinzwe ibijyanye no gushakira abafatanyabikorwa cyangwa se yarashinzwe ibyitwa imishinga. Claude y'umwe w'umuhanga nyine mu mushyushye afite iyo bita Africa Bet amafaranga menshi ni umukire. Muri abo bagabo ndi kuvuga hari abuza kumva baba bari ku mpande ebyiri. So muri abo bagabo rero harimo kandi umugabo witwa Saidi Hariya Kare yabaye muri 2008 ku bwa Bokota ari vice president. Hari kandi yibera muri Amerika hari kandi Gakwaya Olivier yabaye SG Rayon Sports imyaka 12 kugera 2010 byose umufata SG wabaye huriye byose all the time wa Rayon Sports 2007 kugera 2017 ariko nanjye ndabyemera. Uriya mugabo pe yabaye yatangaga amakuru yakoranaga n'abantu bose neza. Gakwaya ni umuhanga sobanutse. Hari Patrick Rukundo muramuzi Gakwaya hari n'igihe regari yakoze examen zo kuba SG wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda biri mu nzira rwose ntiyamenye uko bigenze ariko ntiyamenye nkuru mukubise ariko kandi n'umwe mu bantu bazi uyu mupira barabizi cyane rwose cyane. Sino Patrick aruvuze wigeze kugaragara mu mwambaro wa pera bariyo bagasara ariko n'umure w'indani ikintu bikirwaho ari mu bantu batwaye onana na rwatubyaye cyagiye ku bwa Jean Philbert bajya gutwara igikombe cy'amahoro kampani ikomeye cyane ya transport cyane yabajyanye barimo barivumbura ngo imodoka ape nibwo bayitsinze kimwe. Aba bagabo b'inkorokoro aba bagabo bifite aba bagabo bakoreye rero bayikunda yega amazina waze wa baraza bakubwiye abatetereza bari gutamuvuze se Zitoni yamuvuze mazano mwanya nako Fred namuhereyeho ko bakorera nta niyo hari nahereyeho ariko metero w'igikoni ntago ari metero mu mategeko nabyo uko bisobanura ko narirwa mu biteye ubwoba bagira ama restaurant akomeye cyane abantu niba bamvaga se undi baravuga kwa Muvunyi ya Rutarama akajya kuri ranch hakurya cyane bita reference ati muri kera muri Mirikorine ariko rero umugabo mwiza uzi kuganira ngo ni umuntu uri afite amafaranga ye. Aba bagabo bose bishyize hamwe baravuga ati twebwe turi ku ruhande rw'umugabo witwa Muvunyi niwe uyoboye icyo gikundi bo baravuze ngo twebwe igikundi si ijambo ribi ndiritire ijambo ribi n'agatsiko ikibi n'agatsiko cyangwa agakundi ntugapforeje ngo agatsiko ni kabi burya agatsiko kaba kagamije ibintu bibi ariko kundi no mu Giswahili kundi iki gikundi rero cyangwa iri tsinda niryo jambo ryiza ry'abagabo iri tsinda ry'abagabo baravuze bati Rayon ni yacu
ntabwo tugomba kumera nk'abashyitsi muri yo, twe ntabwo dushaka ubuyobozi, twe turashaka kwifashiriza ikipe. Imbaraga zabo za mbere zagaragaye kuri match ya Gasogi, bahise bakusanya miliyoni 8 bahita bazihereza uwo bita Daf Adrien ngo garoje umuyobozi yaganiye nabo baramwe ati miliyoni 8 twazikusanyije bazishyira kuri kode ya Rayon, uwo bita Adrien abona amafaranga ageze. utarakomeza nahise ntinya, nabonye bisi ya Rayon Sports nyoni Real Madrid natinye. turabigeraho abanyarwanda bagira akantu keza ruvuyanga bavuga ngo wivumba yewenje. Noneho ariko manu mubwiye ko batanze miliyoni 8, ariko ikintu nakundiye umuntu yitwa ngo garoje rero, kuko ndaza kugaruka none ku mbaraga z'abagabo bintu bari gukora. Yaravuze ati hari urundi ruhande rwa Sadati. Sadati afite icyo bita special team. Special team ni abantu Sadati ajya ku buyobozi yakusanyije baramufasha, ariko banakomeje no gufasha Jean Fidel. barahari. Iryo naryo ni irindi tsinda ry'abandi bagabo nabo ngiye kugarukaho, utagira ngo ni abantu boroshye. Abo nabo Roger yarababwiye ati namwe ikipe ni yanyu, ntawe uhejwe, buri bose abaganiriza ukwabo, ntago bahura byo guhura ngo barahuza, ibyo byo ntibihari. Ariko arabati buri bose bavuge icyo bakora banagikore, bose twese aho dusenyera ni ku mugozi umwe, ni kuri Rayon Sports. Abo bagabo rero nabo ngomba kubagarukaho, nkakubwira n'ibyo bakoze, nkakubwira n'icyo biri gufasha Rayon muri iki gihe ikipe itorohewe. Special team namaze kuyigeraho, zimpapuro zanjye ndaza kuzifotora nzereka abanyarwanda uzishyira ku mbuga nkoranyambaga. Iyo bita special team irimo Sadati n'uyiyoboye, Sadati Munyakazi, irimo bita Muzehe Karaveri uramubona hariya Igikondo hariya rero Esperance barikomeye cyane hariya cyane, nabo ntabwo boroshye. Rero naje kubona ifite abagabo, hariho bita Felix ayobora iyo bita Jari Company, ni company ikomeye cyane murayizi. Ni muri company ziremereye hano Remereje ari company. ko kandi nambutse abumva bumvise. Hariho bita Furaha ndamubona. Furaha yabaye vice president wa Sadati cyane, mugabo w'inzobe gutyo ubyibushye. no muri iyi minsi yafashaga cyane Fideli, perezida Fideli cyane akundaga kuba bari kumwe mu kimodoka cyiza cy'ikiveruti cyiza cyane. nawe akora ama business. Buriya abakinnyi benshi b'abanyamahanga ba Rayon Sports bagiye baza babaga mu mazu ye cyane, akora ama business ibintu bya estate gutya Byama estate. hariho bita Kazungu ufite icyo bita ingufu gym. iriya modoka y'igitungu ukaba lahi imodoka yonyine kubwira urwego rw'umuntu icyiciro. hariho bita Perezida Jean Fidel Uwayezu, nawe ari umwe muri special team. n'ubwo arwaye ibintu arabikurikirana. No kuri match ya Gasogi yatanze inkunga y'100,000 mu nkunga bakusanyije nabo ngiye kuvugaho. hariho bita Keri Abraham boss wangu Chambua nyine abantu baramwibuka nawe yabaye SG wa Rayon Sports, umugabo wiba hafi cyane, unayiherekeza cyane mu mizo ya mbere, akunze no kuba ari kumwe n'Amavubi, n'umugabo w'umusportifu cyane. Nawe akora business z'ibintu bya transport kabisa. Abantu umugabo ufite cyagira yabara cyafite ari hejuru mu gatsata hari cyane. hari uwo bita Ndagije bakunda kwita Gihozo supermarket. mana yanjye ufite Gihozo supermarket nyine. Ubona Gihozo guest house aho. ari kwa muhawe n'Imana. nawe ntabwo yoroshye, nawe n'Imana baramuha Claude ati iki gikiro ni muhawe n'Imana brand ambassador. Ya Gihozo supermarket nyiri guest house ya Gihozo akaba na Kigali Gas Traders Limited, imwe izana amagaze mu Rwanda. Nyenyeri bagutije konti minota 10 bakutusabidura abikuza igifurumba. hariho bitarambere Makuruki nshuti yawe Rugangura. Makuruki muze neza. Rambere Makuruki uzana yakuye amafaranga. Rambere Makuruki buriya ahagarara abadistributeri ba Amekikoro bose, ariko asigaye anakora business y'ibintu urabona bino imodoka bitegura by'ama event arabifite ya imodoka ebana amasoko y'umujyi wa Kigali ni muzima ariko ni imfura cyane.
bamufure mujya bumva amafure ni imfura cyane aba bagabo ni imfura nibyo ni wawe biriya biraka yo gutangura iyo ni special team rero aba ari yarangira kuki uyirangiza hari uwita Mike hafi Runiga bame hafi ariko aba bakapo mana nyagasara Runiga babishava murawa Mike hasi iriya barabasi nurongora iyi barabasi uzayimara n'icyumweru iriya barabasi nayireba nkitura hasi Mike guturuka muri minisantere y'ubwoba bwatsi bw'inshafi Mike muri minisantere azwi mu bintu by'abahanzi cyane Mike ni wirabura w'isi yawe wa Madrid ashobora kuba yive apana Mike n'undi mugabo w'inzobe yakunda kuba ari kumwe na ba coach Gaël ni person manager Bruce Melody kandi ni umusifufu cyane Mike ejo bundi rero twari turi kumwe hariya Sancho uriya ari kumwe na ba Claude nyine twagarutseho ndamuzi cyane ariko akunda no kujyana na Dezo nibyo ndamuzi ari si accent cyane abaribaze cyane umuntu hari uwo bita Ferdinand ufite iyo bita Manifa Printing House saza kapo Mani kapo namaye n'ibiceri njya nigira hano i Cairo uvaga bo mentioninga yaguhaye ibifata kampani yayivugaga nkaho ufite umusayasi amana yanjye ku ruhande yanjye mbibwakiri kare cyane umukire wanjye nivumbure azagira umuntu uzamuntera rero mwizaniye abantu bakunda kwegera abakire akabakire arahari Ferdinand bameze neza kirezi nguni ewana hari uwo bita Karim Kenzman muri sikoro ntabwo yoroshye ni operations manager muri sikoro ari mu bayobozi batanu bakomeye muri sikoro bafite ibyemezo na sikoro arakomeye ariko operations manager uruvuga ukuntu akomeye ubwo twatangiranye niko na Sadate niwe twahereye kuri Sadate ni special team abo twabashoje babandi ba mbere Sadate ariko ibyo ntabwo wabivuze Sadate turamugarukaho byihariye Sadate namuvunise ko ari abagabo bo kuvuga nyuma ababikuza ntabwo baza mu bantu ntabwo irarangira se aba bagabo rero abafitemo haraburamo umuntu mumanuke haraburamo umuntu bita Dr Norbert Dr Norbert arimo cyane na nimugoroba twari turi kumwe hano hahoze ahubwo Dr Norbert ni umuspecialist mu bijyanye n'iki mu gufasha ababyeyi mu kubyaza akora hariya kwa Nyirinkwaya yego ambabarire sinzi ukuntu yanciyeho Dr Norbert arimo cyane umwe mu bajenekologe b'abahanga mu Rwanda cyane n'iki rero gihari Ruvuyanga bo bakoze liste yarangiye liste byibura mbaye nshoreje aho reka manze mubwire ko hari abagabo naje kumenya bo ngo ni amakarita arya hombi reka mbakubwire ni abagabo uretse gatoya kugira ngo tugenere neza watubwiye uruhande itsinda riyobowe na mu yego utubwiye iriyobowe na Sadati none ugiye kutubwira abantu bari hombi bo badafite uruhande baheje ariko babareye gusa baba bati twe turabareyo ariko tubwe n'uruhare rwabo oya n'ubundi nagiye mbasoma kuri list imwe cyangwa indi muri izi ebyiri ariko bo nta nubwo bafite ikibazo ku rundi ruhande ntabwo baheza inguni hari nka Patrick Rukundo we nta kibazo afite hari Ndagijimana Emmanuel ariwe Gihozo hari Claude uriya wari ushinzwe imishinga ufite Africa mushimire hari Kazungu Infujin aba ni abagabo bo badafite uruhande bariho cyane bo bavuga bati twese turabareyo nta by'uruhande nta by'uruhande bo nta kibazo bafite impande zose bo barazumva agatambye wallahi yego noneho special team nayo yikoze mu mitana Axel Nyuzuza nibwira batanazi kuri match ya Gasogi nabo bakusanyije miliyoni zabo 3 special team cyane nabo barazifata bazikira kuri code ya Rayon zisanga miliyoni 8 zatanzwe na rwa ruhande rwa Muvunyi za miliyoni 11 utirera ayo mafaranga yakoreshejwe ate icyo nicyo bita wibaza ibyo nabyo urabifite cyane kuko hari ibintu Ruvuyanga yageze kuvuga ndambwira nti ayo wengewe ndari kuyavumba apuro ni nyinshi biransa kugenda ndeba uramenya wanze buri ndabyibuka nagiye nandikaho rimwe kabiri biri ku rupapuro rwa 3 okay tayari twamaze kugerayo icyabaye rero bafashe prime ya Rayon Sports
iva ku bihumbi 40 ijya ku mafaranga ibihumbi 100. ni ukuvuga ngo gahimbaza musyi amafaranga bahemba abakinnyi ku mukino batsinze prime. Icyo tubanze tukibahera amashyi abareba hano narabemeye pe. Abakinnyi urumva bari motive kwa ko amafaranga yahise yiyongera ava kuri 40 ajya ku bihumbi 100. Baravuze ngo iyi kwasiteri ntoya ntabwo ijyanye n'ikipe yitwa Rayon Sports. Baragiye bakodesha icyo bita bisi nini isa neza yiyubashye ijyanye na club nka Rayon y'ikivuguto. Ari ayo mafaranga, amafaranga ni menshi. Aya mafaranga wumve ko bayatanze aranasaguka, none bavuze ngo twongere dukusanya andi. Bongeye gukusanya miliyoni 6,500,000 bategura match ya Rutsiro. bande Hari uruhande rwa abo namenye bamaze gutanga 6 n'igice. Ni uruhande rwa Muvunyi. Abo muri special team sindamenya aho batanze, ariko kuko nabo kugira ngo bitaza kwitwa ko nafashe uruhande kandi nge simbikunda, nabo bambwiye ngo Rugaju umunyandikire ati natwe twatanze aya. Navuge nyiri mu kiganiro tagira umuntu uvuga ngo navuze abamuvunye gusa. Sadati ni unyumva cyangwa Feridina, mumbwire namwe kuri match ya Rutsiro mwakusanyije angahe amafaranga. Ubwo n'undi ruhande agomba gukusanya akaza yongera kuri balance ya miliyoni 5 zasigaye kuri match banza. Umva rero icyo amafaranga ngagiye gukora. Barimo baravuga ko bari butange n'undi prime y'ibihumbi 100 kuri match ya Rutsiro, bagakorera ikipe lokale irubaga y'umunsi umwe ikaryama hano heza ngo bazarara muri Serena. bavuze ati igomba kurara muri hoteli ikomeye. Amafaranga ngo niba kuri Rayon Sports amafaranga yabuze kirya nzabyemera ya statement ivuga ngo barakennye amafaranga yose yo muri naranyiguye hano Nyamirambo ndi amafaranga muri Rayon Sports Rayon Sports muri Serena ngo ni Serena pe. amafaranga ukuntu ari menshi, none se bari kuyakoresha ntarenga miliyoni 6 twiziye. Batanze 11 match banza basigara muri 5. Bagiye gushyira 6 n'igice. Uruhande rwa Sadati ntiruramenaho narwo ruri bumeneho. ariko Rayon Sports ntiyagakwiye kurara muri Serena. Amafaranga yabuze kirya bayamaze buriya ijoro rya Serena nangahe oya ntabyo babika. ese wagira ngo ari muri road none se bwa mbere birangiza kuri ya ngingo ivuga ngo kugira ngo Rayon Sports ishakorera ari ahantu yabibonye ubukene bwashize. uracyashaka kuba nk'umukene waba mbazirikana ko nshatse kuvuga unyemerere mbazirikana ikibazo kimwe akora ngiye ikiganiro abe nta kibazo bigane uhora uvuga yuko Rayon Sports uyibwira uyibutsa ko ikennye, none itangiye kubera muri Serena. Umureyo yakwibaza yuko ubukene bwayoyotse. ibibazo turabigarukaho ntibijya bishira. Bagira ngo manze nshimisha Bareyo ariko ndaza kubashimira hababaze. noneho reka njye kuri point yanjye. urakoze cyane ndumva ikibazo bijyana neza. ntabwo nigeze mfobya Rayon Sports ko itaryama muri Serena. nayo birayibereye n'ahandi bazajya, hari n'izindi hoteli zirenze izo ngizo. ahubwo icyo navuga ni ikijyanye n'ubushobozi, kuko urumva ni amatsinda yishyize hamwe agamije gushyigikira Rayon Sports gutegura umukino ku mukino. nta garanti ihari yo kuvuga ngo ibi bintu bizakomeza imikino 30 kuko mu itsinda ry'abantu barimo baratanga amafaranga turimo turabara urutonde rw'abantu 20-30. hari igihe batanu bashobora guhura n'ikibazo, ubushobozi bugenda bugabanuka. uramutse usanze amafaranga menshi warashyize muri hoteli, ntusiga amafaranga kuri konte, ejo n'ejo bundi abantu batangaga imbaraga zabo zikagabanuka ku buzima buhoraho. erega n'umutayikuni hari igihe ikamyo ishobora kugwa cyangwa se ku cyambu hakaba ikibazo cya clearance cyangwa hakaba ikibazo cya clearance. yaratanze miliyoni 10. aya mazina twagarutse babyara kwizigi aho ikibazo kiri bazarenda bava ku isi. ibyo bibazo byarabikemuye. ikindi kintu bahise bakora, murabizi ko ejo saa 10 hari super coupe mu bagore hagati ya AS Kigali y'abagore na Rayon Sports y'abagore. reka tunayaupdating mbonye bitumye bihinduka match ngo ya police. yewe naraye ndimbi nayo ku munsi w'ejo bayishyize saa 8 z'ubu ikirarane polisi zakira Kiyovu saa 8
izuba ry'impangabagabo polisi na kiyovu uzaza polisi na kiyovu ushyizwe saa munani gusa amatara ntiyabonetse habonetse saa 9 kubera ese kuki batari bureke abagore bagakina saa 9 saa 11 kiyovu igakina saa 12 se polisi yabiproposera barabyanga polisi ntekereza ko bari ese ubu yabura ubushobozi ariko wo gushyira polisi ni muri abafana cyane nta mafaranga n'ubundi polisi irakubwira ko atari ibigeni bigenwa na Rwanda oya nta n'amafaranga y'abafana cyane kubera ko umukino wa saa 8 ni kare amasaha ya lunch saa 8 lunch time ni kare ariko anyways tuzayireba nta kundi polisi na kiyovu saa 8 abantu babimenye ubwo match se saa 9 ni saa 8 nayishyize saa 8 ejo saa 9 kubera ko umukino wa Super Coupe mu bagore uzahoze Rayon Sports na AS Kigali uzaba isaa 10 sawa iyo match rero amafaranga ngari busigare Rayon Sports iravuga ati uko abagabo turi kwa 100 n'abagore tugomba kubaha 100 prime bamaze kubategera bagati mwikubita 100 byanyu birahari ubwo urumva ko ya mafaranga kwizigera bazaga ngo arakoreshwa ate urumva ko ari gufasha mu bagabo no mu bagore ariko hari ikibazo rero byari ruvuyandi yo kwa updating kubera ko wasabye ko abantu bagwa amakuru ukiri muri studio ukinagana kuri ingi yego baranyandikiye bati muri fan club natwe tumaze gukusanya miliyoni 2,182 akuyanga amafaranga abuze kirya miliyoni 2,182 bivuye muri fan club ngomaze kuzika ubwumva ko amafaranga ari kuboneka pe ariko rero dore ibibazo bihari kwihuta kugira ngo tuve kuri operation uhamanya nanjye ko badagakure kurara muri se umva ibibazo biri ngiye kubijyamo ibi ni bijyanye na match ya APR nateguye ibintu byinshi reka mbivangure dusove n'igihe ejo bundi mwumvishe ibintu bivuga ko Rayon Sports ifite umwenda wa miliyoni 400 ariko buriya reka tubi breaking down tureke kujya mu bintu wenda bya Rwanda Revenue ibyo nta nubwo bitureba ibyo leta ishobora no kubisonera Rayon Sports ntabwo ari bya danje ariko hari amafaranga ategetswe kwishyura ugomba kwishyura byanze bikunze Rayon Sports uku kwezi ni gushira iraba igiyemo abakinnyi ikirarane cya kabiri ku mishahara yabo amezi 2 badahembwa kandi ku kwezi kwarangiye ruvuye ngasigaye iminsi 5 cyane kwezi ni kurangiye se kabana kunyandikisha amezi 2 arabayikubisemo birano bitangiye guteza ikibazo hanyuma hari saleri z'abakozi basanzwe batari abakinnyi iyo muze abakozi basanzwe mbavuze ba Matici ba Delphin bangabo uri ushinzwe ngo imirenge nibara tugari iriya projet tugari n'abandi bakozi nyine bakora ibintu bitandukanye muri Rayon Sports na ba DAF nyine bari abakozi bahembwa cross Rayon Sports ibabereyemo ukwezi ni gushaka kwayo kwa gatanu ukwezi kwa gatanu buri aba Delphin n'abangabo bazaba bamaze amezi 5 badahembwa na ba Matici ukwezi ni gushara babayatanu ore menshi hari rokritema abagiye batanga z'igice bagasigaramo ikindi gice ku bakinnyi bakurikira harimo yitwa Rutayizamu Nganye uramubona Nganye bamunya Senegal hari Diane mu defenseur bazanye hakaza Umar Nying nawe bamusigayemo ibirarane hari Emma Bensabimana nawe yahawe igice hari Kadim Diaye nawe yahawe igice abo bakinnyi Rayon Sports babereyemo ibirarane cyangwa se recruitment zabo ibari mu mwenda miliyoni 80 z'amanyarwanda miliyoni 80 z'amafaranga ya recruitment batarahabwa noneho mva mubwire rero ukuntu biteye Rayon Sports ubu ifite payroll ya miliyoni 51 igomba guhemba buri kwezi ikipe y'abagabo ikipe y'abagore ndetse n'aba staff bayo nyine ku mpande zombi abagore n'abagabo ndavuga batoza nyine n'abafasha ndetse n'abakozi bo muri office baranavuze ntango umuntu wese ujyanye na Rayon Sports uhembwa nayo mu bagabo no mu bagore n'abantu 80 bahembwa miliyoni 51 buri kwezi rero muri abo harimo abakozi 13 bo ku office banavuze bafite imishahara y'amezi 5 batarahembwa range yabo ni miliyoni 10 z'imishahara ku kwezi ubwo urumva ko barimo hafi bo miliyoni 50 binjyana kuri iki kintu rero nshuti yanjye ruvuyanga kuko isaha yakabura ashaka tujye Burayi rwose turajyayo Rayon Sports bari kwibaza ngo aba bagabo ko batubwiye ko bazadufasha gusa mu bijyanye no gushaka prime no gutegura ama match
ese ko batari budutegurire uburyo bwo guhemba ko ayo mafaranga ari menshi, ubwo urumva ni amafaranga atari munsi ya miliyoni hafi nka desa nizo byibura zirenga, ni miliyoni 200 zirenga, kuko twongere tuzibukiranye, niba utanze miliyoni 80 ukishyura amarokeretoma y'abakinnyi sibyo, ugahita uhemba amezi 2 byibura si miliyoni 110, nuyahemba nizibaye 190, niwongeraho ya mafaranga y'abakozi muri staff urumva nabo baba bahembwa biri muri za 50, habasigaye amezi 3 batangwe ni miliyoni 30, zizaba zabaye miliyoni 220, niyo mafaranga Rayon Sports isabwa kubona mu gihe cyihuse kugira ngo ikemure ibibazo by'ibanze ifite, kugira ngo ihembe abakozi bari mu birane by'amezi 5, ihembe abakinnyi bari mu birane by'amezi 2, yishyure na recruitment, ikeneye miliyoni 220. Uti rero zava hehe? Ariyo mpamvu yo kugaruka kuri ibi bintu dusoza ariko yego nk'uko mubizi Amavubi yacu mugiye ngo ndataranye njye ndimo ndabizi, Amavubi afite match ku itariki 11 na Benin muri Cote d'Ivoire, akagira match ku itariki 15 na Benin i Kigali, ni match zo gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Africa XL, nizo match ebyiri tugiye guhita dukina. yego Izi match ebyiri Ruvuyanga mwana wa mama nizivamo hateganyijwe match ku itariki 26 z'ukwa 10, ntituramenya igihugu tuzakina, qualification za dushaka qualification za CHAN 26 z'ukwa 10. urimo urabyumva kuko ariko attention bwo no mu kwa 10 Amavubi afite umukino wa Nigeria, kuko yego mu kwa 10 tuzakina na Nigeria, tuzajya muri Nigeria, kuko byavugaga ko muri ibyafukoni kuko byavugaga yuko nk'ubwo qualification za CHAN zishobora kuza mu kwa 11. Good, reka tuvuge ko ubwo bashyira kuri ino tariki yo muri 20 ahubwo nibwo tuzakina na Nigeria muri 20 gutyo, nibwo tuzakina na Nigeria, kanze ndebe nibwo match rawo muri amatariki national break yafata guhera kuri kwa 10 ruva avuga kwa 10 akse urujya mu kwa 11 uravuga kwa 10 yumva neza ku itariki 11 z'ukwa 10 uko kwezi tugiye kujyamo u Rwanda ruzaba ruri muri Benin, ruzaba rukina na Benin muri Cote d'Ivoire 15 Benin izi none 15 z'ukwa 10 Benin zazi Kigali, noneho ku itariki 26 z'ukwa 10 noneho Nigeria tuzakina kuri 19 z'ukwa 11. wewe bijya mu kwa 11 ivanga amezi guma mu kwa 10 mu kwa 10 dufite mu match ebyiri, yego fatira amatariki gusa, fatira 11 z'ukwa 10 tuzakina na Benin muri Cote d'Ivoire 15 turi Kigali, 15 i Kigali, fatira itariki 26 z'ukwa 10 ni itariki tuzakina match ya qualification ya CHAN iri mu kwa 2, 26 z'ukwa 10. umva rero ikintu gihari, hari impungenge z'uko hagati y'itariki 19 z'ukwa 10 na 26 z'ukwa 10 harimo ikibazo giteye uko itariki 19 niho hari match ya APR na Rayon Sports, itariki 19 z'ukwa 10 niho yari yarimuriwe. hari ikibazo cy'uko umutoza wa national ashobora kuvuga ngo munyumve neza kwizigira, niba dushoje match retour ya Benin i Kigali ubwo ni 15 z'ukwa 10 i Kigali, ashobora guhita asaba rokare kugira ngo ategure equipe CHAN izakina ku itariki 26 z'ukwa 10, kuko umutoza akunda amarokare cyane, akayitegura icyumweru cyose akavuga ati muyime ubwo ari icyumweru cyaba ari iminsi ubwo ngubwo 11 oya 19 kugeza kuri 26 harimo ikingana gute 10 banzu nyumve 15 z'ukwa 10 tujyane kuri ano matariki mu nyuma urimo uravuga rero ko 15 u Rwanda rwashyigiye na Benin Kigali, reka ngasubiremo neza niba kana twabyumvisha nabyumvisha itariki 15 hari match ya Benin i Kigali, 15 agomba kuba match ya APR na Rayon, nabyumvisha 19 z'ukwa 10 yego hagomba kuba match ya Rayon. hari ubwoba bw'uko umutoza yasaba kwitaba agasaba ko bahitamurekera abakinnyi nyuma y'itariki 15 akabagumana muri lokale ategura match ya CHAN ku itariki 26. sasa rero kunyumva reka updating aho ngaho nabyo bihuza, no kuvuga ngo kuko ntabwo turamenya niba CHAN tuzakina icyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, yego nituramuka tugiye mu ijonjora rya mbere ry'ibanze tuzakina hagati ya 25 na 27 neza biragwa muri amatariki yo kuvuga first round, yego
hagati ya 25 na 27 imikino ibanza 25 na 27 z'ukwa 10 yego first round nidukina na wundi ya mbere noneho imikino yo kwishyura iri hagati ya tariki ya mbere umva impamvu tuzakira na wundi ya mbere nyego confirmere impamvu zitariki ubwo rero naho ngaho 26 murabizi ko cani izakirwa na Uganda na Kenya na Tanzania cyane nibo bazayakire kugira ngo bategure Afcon ya 2027 banze barebe uko bayitegura cani ikintu rero gihari ruvuyanga mwana wa mama nuko tugomba gukina amakipe yo mu karere andasigaye yose za Ethiopia twebwe Sudani zombi y'epfo n'iya ruguru Burundi ibyo bihugu nyine bitari ibyo bitatu bizakira byo ntibizakina ibyo bindi bisigaye na za Eritrea tuzishakamo igihugu kimwe cyonyine kizahita cyongera kuri biriya bitatu bizakira bikaba ibihugu bine bivuye mu karere kacu ka sekafu wabyumvise bituma rero tuzakina raundi ya mbere kubera yuko tugomba twese gukina tugakuranwamo hagasigara imwe yonyine izahagararira rero muri ayo matariki. Ikibazo rero ni ikibazo cy'amategeko hano rero ariho Ferwafa igomba gufata umwanzuro. Niyo mpamvu iyi nkuru twayishyize ku meza Axel na Ruvuyanga na Kwizigira mufate umwanzuro nk'abantu b'abasimi hagati y'itariki 15 niba mubyumva returi ya match ya Benin yego ni tariki 26 ya match yacu ya CHAN hari iminsi 11 Rayon ifite position ivuga ngo ntabwo amategeko ya FIFA yemerera umutoza uwo ari wese cyangwa igihugu gufata iminsi 11 itegura match bemera byibura iminsi 5 mbere ya match. Rayon iravuga iti nibareke dukine ku itariki 19 z'ukwa 10 yego izo tariki 19 z'ukwa 10 dukine na APR donc hagati y'itariki 15 z'ukwa 10 mureke match y'Amavubi 19 duhita dukina match ya shampiyona Rayon APR yabyemera. APR itanga mu ikipe y'igihugu abakinnyi bakaba hafi 10 bakaza gukina derby ya Rayon Sports nyuma y'iminsi bavuye mu ikipe y'igihugu ikindi APR gishobora guhita gituma nayo itabyemera rero no match ni ya APR nayo zagorana. Mamadusi azabagiye muri Mauritania Paveri nziga zabagiye muri Congo Brazzaville cyane ubwo mbona tuvuge bakina mu ijoro ryo kuri 15 wenda bakaza 16 umva azajya hano kuri 17 ntago bakora umwitozo umwe ngo bajye mu kibuga ntibyako yewe ntayi hari ya 10 aho rero ikavuga ngo hatarebwa ngo ibi hubahirizwa amategeko kuko baravuga ngo n'abantu muri Amerika Latine murabizi bava mu mikino kwa kane bagakina match zabo mu mashampiyona ku cyumweru Burayi ntago mubizi se bakina kwa kane no kwa gatatu ku cyumweru bagakina cya kwa gatandatu amashampiyona Burayi. ubundi ni nacyo abantu bajya bibaza hano ibintu abakinnyi bacu barateta bagateta mu myitozo amakipe yacu umwitozo umwe ku munsi abakinnyi barateta mu myitozo abakinnyi niho bashakirwa ikiruhuko kitari ngombwa abantu bari kubabarira abantu muri ahantu batabyemera Rayon iravuga iti iyi tariki Ferwafa nihindure ati kubera ko iyi tariki 19 kugera kuri 26 tuvuge bakinnye 19 na APR kugera kuri 26 sibyo baravuga ngo niba mwanya mwiza wo kumutoza zababonye aba bakinnyi bari gukina muri equipe nationale kuko equipe CHAN hafi ni Rayon Sports na APR turaza kuyigarukaho azababonye mu kibuga kuruta kubagumana muri camp. Ikindi baravuga ngo hari n'icyumweru ufatiye ku tariki 19 kujya 26 si iminsi 7 se yes bakaba bati azaba bafite icyumweru FIFA imwemerera iminsi 5 mbere bazaba bafite icyumweru niyo lokale yayibakoresha icyumweru bagakina rero nanjye ko mbyuma match kureba match yakabaye nanjye ko hasigaye nanjye ko nzi Frank Spitra n'umubano we na federation iyo match ntayiza araremereye Spitra araremereye yikomangira bukuru ntiwamumenye arakomeye iyo umukozeho bamuhaye nimero ahita ahamagara ntabwo ahamagara muri misi noneho yaratinze ngo yihamagarire